Papa yahuriye Vatikani n'iri tsinda ry'Abadage b'Abaluterani n'Abagatulika bari bajyanye i Roma. Papa yafashe igitambaro cya porogaramu y'Abagatulika cyari cyafatanyijwe n'icy'Abaluterani bari bambaye mu buryo bw'igishushanyo. Papa rero yambaye ibyo byombi icyarimwe. Nyuma Papa yagiranye ibiganiro by'amashyengo n'abo bantu banagerageje kumubaza ibibazo birimo imitego. Ndashaka kugira ikibazo nkubaza. Mbese abagorozi batangije ubuprotestanti ubabona ute? Ikibazo kirabaza ngo mbese utekereza ko abagorozi bari bantu ki? Ntekereza ko abagorozi ari abatagatifu bumva ijambo ry'Imana bakarishyira mu bikorwa. Uwize iyobokamana w'Umudage yamubajije icyo akunda n'icyo adakunda ku itorero ry'Abaluterani. Nkunda cyane Abaluterani beza. Abaluterani bakurikiza ukwizera nyakuri kwa Yezu Kristo. Icyakora sinkunda Abagatulika bakazuyazi. Sinkunda kandi n'Abaluterani bakazuyazi. Icyo Papa yashakaga nuko Abagatulika n'Abaluterani bakumvikana neza ndetse no gushyigikira ibiganiro hagati y'abize iby'iyobokamana no gufatanya gufasha abakeneye ubufasha mu mirimo no mu masengesho. Nyuma yaho yamaze umwanya basetsa ngo nanjye ndashaka kubabaza ikibazo. Ninde mwiza? Mbese ni Abaluterani beza cyangwa Abagatulika nibo beza? Icyo babajije, Abagatulika nibo beza cyangwa ni Abaluterani beza? Biba ari byiza iyo bafatanije. Iyo nama yatunguye abantu benshi yarangiye Papa avuga ko nubwo habayeho gutandukana ubu Abagatulika n'Abaluterani bongeye kuba umwe kuko bose ari Abakristo. Ikintu kimwe cy'ingenzi ni igikorwa kiri imbere cy'umwuka aho Papa Francis azajya muri Suwede mu mpera z'ukwezi kwa 10 mu gutangiza igikorwa cy'isabukuru y'imyaka 500 y'ubugorozi bwa Giprotestanti.